Serugendo kimwe n'aba bose ntabwo bigeze bafata umuhoro ngo bice, ntibafashe grenade ngo bazitere mu bantu, ntabwo bafashe imbunda ngo barase, ntibafashe nta mpungano y'amazi, bicishije amagambo, bicishije inyandiko. Umunyamakuru rero akenshi yicisha amagambo, yicisha inyandiko, kandi amagambo arica. Serugendo kimwe n'aba bose ntabwo bigeze bafata umuhoro ngo bice, ntibafashe grenade ngo bazitere mu bantu, ntabwo bafashe imbunda ngo barase, ntibafashe nta mpungano y'amazi, bicishije amagambo, bicishije inyandiko. Umunyamakuru rero akenshi yicisha amagambo, yicisha inyandiko, kandi amagambo arica. Noneho Nahimana na Barayagwiza, Nahimana na Barayagwiza ibintu bibiri kuri bo bagaragaje ubutagondwa, ariko kubera yuko bari mu bayobozi ba RTRM, Minisitiri w'itangazamakuru washinzwe itangazamakuru Faustin Rucogoza yabatumyeho inshuro ebyiri, kubera ko RTRM yari yarasinyanye amasezerano na leta yo kwirinda kuzakoresha imvugo z'urwango cyangwa zihamagarira abantu gusubiranamo mu buryo bwari bwo bwose. Ukuvuga kwirinda imvugo zateranya abantu byari bihari mu masezerano bagiranye. Rucogoza yabanje kubatumira inshuro ya mbere ku itariki 26 z'ukwa 11 1993, yongera kubatumaho ku itariki 10 z'ukwa 2 1994. Bakajyana Ferdinand Nahimana, Felician Kabuga, Jean Bosco Barayagwiza, Focus Habimana. Focus Habimana niwe wari uri kuri navuga kuri organigramme, ku rutonde ko ari we muyobozi mukuru wa RTRM, ariko ijambo rinini ryari rya Nahimana na Kabuga. Noneho aya masezerano nababwiye yari yarasinywe ku itariki 30 z'ukwa 9 1993 y'ibyo RTRM yagombaga kubahiriza, cyane cyane ingingo ya 5 y'amasezerano dore ko yavugaga ngo RTRM s'engage à ne pas diffuser des émissions de nature à inciter à la haine, à la violence ou à toute autre forme de division. Biravuga ngo RTRM yiyemeje kutazatangaza ibiganiro bihamagarira urwango, urugomo n'amacakubiri ayo ariyo yose. Ni ingingo Minisitiri Rucogoza yashingiragaho atumira abayobozi ba RTRM abereka ububi bw'ibiganiro binyuzwa kuri RTRM. Nahimana rero na Barayagwiza iki cyaha cyarabahamye, bo bahanwe hashingiwe ku ngingo y'amategeko bavuga ko ari icyo bita responsabilité du supérieur hiérarchique. Bavuga ngo ni uruhare rw'umuyobozi ukuriye abakozi, ukuriye abandi. Bavuga ko bo bahaniwe ibyaha byakozwe n'abakozi bayoboraga kuri RTRM. Nahimana akatirwa igifungo cy'imyaka 30, Barayagwiza akatirwa igifungo cy'imyaka 32 afatara akigikora. Hanyuma Hassan Ngeze we yahaniwe ibyaha nyandiko za Kangura, we yakatiwe imyaka 35. Abacamanza basoza urubanza rwa Nahimana dore uko bamubwiye, barusoma perezida w'urukiko amubwira ati vous étiez pleinement conscient du pouvoir des mots et vous avez utilisé la radio, le média qui touchait le public le plus large pour disséminer la haine et la violence. Sans armes à feu ni machette, vous avez causé la mort de milliers de civils innocents. Avuga ngo mwari muzi neza bihagije ububasha bw'amagambo, bityo mukoresha radio nk'igikoresho cy'itangazamakuru kigera ku baturage benshi, mukwirakwiza urwango n'ubwicanyi. Bitabasabye gukoresha intwaro z'imbunda cyangwa umuhoro, mwateje iyicwa ry'ibihumbi by'abasivile b'inzira karengane. Ngicyo icyo Nahimana yabwiwe, ariko nabo bagenzi be bacamanza babwira ibingibi Nahimana nuko bari banazi ko niwe muntu wari umuhanga, wari warize kurusha abo bose mu rwego rw'amashuri. Nahimana yari umuhanga bihagije, yari afite PhD mu mateka, yari umwarimu wa kaminuza w'injijuke, yarazi ibyo akora, yari ideologue wuzuye rwose. Iyo tuvuga ideologue, amashyaka yose y'icyo gihe cyane cyane yagiraga aba ideologue. Buriya Parimehutu ideologue wayo wari ukomeye na Anastase Makuza. Nahimana akaba ideologue wa MRND n'abandi. Bo
noneho rero reka urukiko mpuzamahanga rwa Arusha uru rubanza aho rukomereye ngira ngo murahumva gukoresha amagambo kugira ngo wice uhamagare jenoside. Uru rubanza nirwo rwabaye urubanza rwa mbere rw'itangazamakuru n'abanyamakuru rwaciwe kuva hajyaho amasezerano yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside yo ku itariki 9 z'ukwa 12 1948. Nirwo rubanza rwa mbere kugezana n'ubu nirwo rwonyine kuguma nirwo rubanza rwa reference ruhari. Urundi rubanza rwari rwarabaye n'urwabaye mu rukiko rwa Nuremberg rwo mu Budage rwabaye ku itariki 16 z'ukwa 10 1946 ku Mudage wari umunyamakuru wari waranabaye umusirikare witwaga Julius Streicher, niwe wenyine waherutse gukatirwa mu mwaka wa 1946. Abandi babaye Nahimana Barayagwiza na Hassan Ngeze muri 2003 ndetse na Serugendo na Rujiyu nabababwiye. Mve ko aba bantu bubatse amateka ku isi, ubabiga itangazamakuru, abiga amategeko, biga aba bantu bazahora bigwa igihe cyose, bazibukwa batya nabi. Niwo murage basize, ntuzasibangara ntawe uzajya. Ndabona abanyamakuru babigana barahari rwose, niho ndi busoreze. Ariko abanyamakuru babigana bitonde, bishobora gutinda, ariko iherezo nabo bishobora kuzabageraho. Hari n'abajya banyitiranya jewe bati Bizimana nawe ni Mugesera, kanyitiranya nkariho Mugesera kuko mvuga aya mateka, nta rwango nigisha rwose. Uzabona ijambo mvuga rijyanye n'ibya Mugesera, hari ubutabera, ribira hari, nagire vuba yihuta njyaneyo. Ya sinshobora rwose kujya mwibi ngibi. Nzu ubugome bw'amagambo, nzu ubugome bwa jenoside ndabuzi kuko nanabibaye muri ubugome bw'urwango ndabizi, nzi icyo bivuga. Abakina bagiye babireka, ariko hari abajya kuri televiziyo nizikorera ahangaha ibyo bakabikwiza rwose, bagashekerwa, akabeshyera umuntu akamwandagaza, ntiyite ko wabeshyera arengana kandi adakwiye kubeshyerwa. Nta muntu ukwiye kubeshyerwa no kwandarikwa. Ariko n'ubu hari abanyamakuru cyangwa ingirwa abanyamakuru babikangisha, banabikora batyo. Bakwiye kujya gukoresha media, kwitonda ukigisha ariko utaroga. Kuroga ni bibi. Abanyamakuru rero benshi ba Orenforbo niho ngiye kugera, sindambirana ko reka mbaho ingero. Nabwiye ko hari abanyamakuru bagiye mumvaho barandika bandika urwango. Abatutsi biswe inyangarwanda, bitwa abanzi, bitwa ariko uzi kukwita umwanzi w'igihugu cyawe, kuvuga ngo uri inyangarwanda. Umuntu yitunda inyangarwanda ashingiye kuki? Kandi basangiye ubunyarwanda bombi. Iryo jambo rero icyo gitutsi inyangarwanda, ikinyamakuru Imvaho cyararikwije mu minwa mu nyandiko y'abanyamakuru hafi bose ba Orenforo. Batutsi bitwa abagome, gashoza ntambara, inkozi z'amahano. Ibizo ni imvugo zimwe na zimwe. Dore ingero zo ndagenda nzibasomera, ntabwo zikeneye ibisobanuro. Ndajya mbabwira wayanditse, nimero y'Imvaho n'itariki yasohokeye n'akantu gatoya. Imvaho nimero 865 yasohotse ku itariki 22 Ukwakira 1990. Inyandiko ya Helena Nyirabikari yise ngo amatagisi yagize uruhare mu kunyanyagiza abanzi b'u Rwanda mu gihugu. Aravuga ngo muri ibi bihe igihugu cyacu gihanganye n'inyangarwanda zagiteye. Urumva ko inkotanyi ni inyangarwanda. Hafashwe icyemezo cyo ko kugira ngo umuntu ashobore gutwara imodoka ye agomba kubona uburenganzira butanzwe na perefe w'umujyi wa Kigali. Amatagisi inkotanyi zarayakoresheje maze banyanyagiza abantu babo hirya no hino mu gihugu. Yongeye gusubizwaho twabana none tuborohereje akazi. Umva harakora ubukangurambaga bwo kuvuga ko amatagisi yakwije ibyitso by'inkotanyi hirya no hino mu gihugu. Bwari uburyo bwo kugira ngo igihe bazatangaza ko abatutsi bakwiye kwicwa bazaba bafashwe nk'ibyitso by'inkotanyi byahakwijwe hose. Niyo kampanye bigamije. Helena Nyirabikari, Kantano Habimana. Muri iyo nimero nanone inyandiko yise ngo inkotanyi tuzazitsinda. Ati inyenzi kimwe nka turiya dusimba turya imyenda, intare nk'uko uduco tumwe tw'inyenzi twiyitaga, cyangwa inkotanyi za Rwigema, bose ni inyangarwanda. Inyangarwanda za Rwigema zishobora kutubuza amahoro, zikadutesha abantu, ibintu n'igihe, ariko kuvuga ko zadutesha umutwe kugeza ubwo zidutsinda burundu, ndatekereza ko ari ukwisuzugura bikabije. Iki twemeza ko tuzatsinda izi nyangarwanda aho zaturuka hose ni ingabo y'umutamenwa Perezida Habyarimana yaturamburiye. Umwanzi ntazashobora kugira icyo abikoraho.
ubwo ibi ndabyinsistaho cyane mbumvisha iyo nyito inyangarwanda iri mu mvugo z'imvaho kandi ya buri cyumweru. Numva gukora kuryinjiza mu baturage buri cyumweru, imvaho iragera hose mu gihugu, ni ukugira ngo abaturage bafate batyo bibagemo. Imvaho nimero 866. Numva ko ni muri 90 urugamba rwo buri gihugu rugitangira, kampanye y'ubukangurambaga itangiranye nabyo. Ugushyingo w'igihumbi kimwe magana cyenda Yozefu Ndabamenye nta kihaba sira. Hari Yozefu Ndabamenye nawe nigeze guhura nawe akomoka ahantu bita Inyumba hariya ni mu karere ka Huye. Inyumba ugana Icyahinda hirya y'Umunyakibanda. Dore uko yanditse yibereye neza mu mahoro hano ngo nta mishyikirano n'inkotanyi, wararwanya rwose ko nta mishyikirano bagomba kugira n'inkotanyi namba. Turi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mu kwezi kwa 10. Dore uko yanditse kandi ni wari umuyobozi mukuru w'imvaho. Umva umuyobozi mukuru w'imvaho atanze iki icyerekezo. Nta mishyikirano n'inyeshyamba. Dore uko avuga rero ngo ntawagirana imishyikirano n'abantu bamurasa. Inyangarwanda zigomba kubanza kwikorera intwaro zazo zigasubira iyo zavuye. Bitaba ibyo ingabo z'u Rwanda zigakomeza kuzisatira zikazisubizayo ku ngufu n'ubutwari bwinshi, nkuko kuva zahangana n'izo nyangarwanda zagiye zibigaragaza. Ngiryo ijambo ry'ibanze ry'umuyobozi w'imvaho. Veneranda Hategekimana we namenye ko yapfuye nabyumvise kuri radio, ariko nawe yabaga yakomeje abahanga. Ariko dore nawe yanditse mwiyo nimero 866 avuga ngo hari amakuru avuga ko inyangarwanda zaba zifite n'imigambi yo gukoresha ingimbi zimwe mu mayeri yose zikoresha y'intambara, nkuko Museveni yazikoreshaga mu ntambara yo kwigarurira ubutegetsi. Na nubu inkotanyi zaduteye ntizazuyaje kwambika abana imbunda ngo bose barwanye u Rwanda. Yagira ngo sobanure ko n'abana bakwiye gufatwa bagafungwa, bana b'abatutsi ngo nabo bambikwa imbunda. Kinyamateka ndabibabwira mu kanya, kinyamateka yagezeho ivuga abagore, ivuga ko ngo abagore banatwara b'abatutsikazi ngo batwara amasasu mu bisabo. Bon, imvaho nimero 867 Habimana Kantano kamwihorere muramuzi bihagije. Nyirasafari Stefania mumvaho nimero 867 mu gushyingo 1990 yanditse inyandiko kuvuga ngo dushimire ingabo z'igihugu. Ati kuwa 30 Kwakira abanyarwanda twari mu byishimo kuko ingabo z'igihugu cyacu zari zanesheje umwanzi. Ingabo zacu dukwiriye kuzishimira kubera ukuntu zarwanye ku bana b'u Rwanda, zagaragaje ubutwari kuko zahanganye n'abanzi. Unuvuga ko inkotanyi s'abana b'u Rwanda n'abanzi. Kubona baratsinze kandi muri bo ndetse n'abandi harimo ibyitso bigenda bibagambanira, iyo mitego yose bavumbuye bagatsinda igitero n'ubutwari bwo kurata. Nubwo intambara isa nihosheje nta kwirara, dukomeze turyamira amajanja tureba hirya no hino ko nta wundi mwanzi wasigaye inyuma. Ubona kuvuga muhiga abantu hirya no hino, abatutsi bakekwa hose mubashakisha. Ubwo murva ko bihura na bwa buhamya baduhaye musaza Shabakaka ko yararaga hirya no hino yihisha, n'izi nyandiko zabaga bayishyano mu kwiza urwango. Veneranda Hategekimana yanditse inyandiko inenga noneho politike y'inkotanyi, ayita ngo ingirwa porogaramu ya politike y'inyenzi zaduteye. Ngo inyenzi zaduteye ziyita inkotanyi, izo nkozi z'amahano nta kindi zashakaga uretse kumena amaraso ngo zifate ubutegetsi zidamarare mu byo batavunikiye. Kuvuga ko leta yari yabo, izo mvuna muheto z'inkotanyi zirashaka iki? Ku gihugu ari icyabo, leta ari yabo, ni yacu. N'umunyamakuru imvaho ya leta. Kandi muvise ko Veneranda Hategekimana ntawe bimukurikiranyeho, ntawe bimubajije, no, yarashaje, ubu ngubu afite na pansiyo ya leta y'u Rwanda. Ariko mwumve ibyo yatukaga leta icyo gihe, noneho iyobowe n'inkotanyi niba muhaye pansiyo. Imvaho nimero 870 ugushyingo 1990 Flora Kampayana wa undi nababwiye Kampayana. Ariko imvaho reka mbe nyihoreye kuko byaba byinshi ibi bitegura ntazi ko iminota iri bugire. Reka noneho imvaho izi nyandiko ni ishyano kandi zamaze imyaka 4. Njya mbona rero wa muhungu Habyarimana witwa Jean-Luc wazigira nyirazo ngo ni mukiza n'abandi bakaduka ngo jenoside ntiyateguwe, barakina ibise nibiki. Ntabwo hari ku butegetsi bwa Habyarimana se bwase. Imvaho ni ikinyamakuru cya leta
cyari kuko ubutegetsi bwase radiyo Rwanda yari yase none avuga ngo jenoside ntiyateguwe baba bakina niki ntabwo tugomba kubibemerera no kandi buriya mu gifaransa baravuga ngo mente il restera toujours quelque chose uvuga ngo komeza ubeshye uko mukoresha imvugo nyinshi z'ibinyoma kandi kenshi ikinyoma kigero kigafata kigasimbura ukuri bariya babikora bishaka iyi narrative mbi ya negationisme bayikoresha kugira ngo amateka bayagoreke kugira ngo abato batabizi bazagera koko bumve ko ari ko kuri niyo mpamvu mutagomba kwemera mugomba kubasubiza no kwandika kinyamateka ntabwo mujya mukeka ko kinyamateka yakoze amahano kinyamateka iri muri bya binyamakuru byambaye impu zombi kimwe n'isibo ariko kinyamateka kuva aho Padiri Sibomana ayiyoboreye Andrea Sibomana yaje asimburanya kwigendera Padiri Silvio Sindambiwe wishwe na Habyarimana Silvio Sindambiwe ntabwo ari umututsi Silvio Sindambiwe yakomokaga ahitwa Muyunzwe ni mu karere ka Ruhango ariko yari umunyakuri muri kinyamateka yanditse inyandiko zamagana irondabwoko zamagana irondakarere zamagana akarengane yari yashyize igice yitaga ngo bazumva ryari ako kariburika kitwaga bazumva ryari kara ko kugira inama abategetsi cyane cyane leta ya Habyarimana noneho bituma bamwica baramwishe bamusimbuza rero Sibomana Andrea ageze muri kinyamateka yagenze mu nshamake umurongo yayihaye ni umurongo wa MDR Parimehutu rwose ndetse abanyamakuru uriya nababwiye Sylvestre Nkubiri ari inshuti yanjye avuka Ikibeho baramwishe twarandikiranaga yansobanuriraga uburyo Sibomana yabuze uko amwirukana ariko akabatoteza yanandika inyandiko Sibomana akazirya ntizihite agahitisha izabitwa Baradisilas niyongera n'abandi mbo ngiye kugenda mbaha za sitasiyo nkeya za kinyamateka zigaragaza urwango ingengabitekerezo ya jenoside iremereye guhamagarira kwica kinyamateka nimero 1331 yo mu kwezi kwa 11/1990 ngo hari abagambanyi bihutiye gusanganira izo nyangarwanda abagambanyi no kuvuga ni ba bantu bari barafashwe barega icyaha bahimye ngo ni ibyitso by'inkotanyi bari bafunze nabi muri za stade Nyamirambo hariya ariko kinyamateka nayibise ni inyangarwanda kandi nabagambanyi ni ya Kiliziya Gatolika kinyamateka nimero 1332 yo mu Kuboza 1990 ngo inyangarwanda zaduteye zitwa inkotanyi kinyamateka nimero 1338 zo mu kwezi kwa mbere 1991 ngo mu gihugu hari abashyigikira abavandimwe babo b'impunzi kandi biyemeje kubatera inkunga bagamije guhirika repubulika bamwe mu batutsi bashyigikiye ibyo bitero kuko bizeye ko bazasubizwa ku butegetsi no kwihorera indi mpamvu ituma isunika abatutsi mu guhimba ubwoko ubwo bariho aratoteza abatutsi bashoboye guhindura ubwoko ngo no gushaka gucengera no kuba ibyitso by'inyenzi ku buryo bworoshye harimo guharabika abatutsi rwose nimero 1339 ngo byaravuzwe kandi ntibyanyomojwe ko amafaranga inyenzi zaguze imbunda zo kudutsemba amwe yaturutse mu Rwanda anyujijwe mu ntoki z'ibyitso iteka jenoside ushaka kuyikora afata abashaka kwica akababeshyera ko bashaka gutsemba abariho akangurira ko bakora jenoside kugira ngo abakangurira ko bakora jenoside babyitabire bumva ko ari ukwirengera ngiyi rero ni strategy kinyamateka nayo ikoresha ko inyenzi zaje zije kubatsemba gutsemba abahutu ko abahutu bagomba kubatanga bon 1340 abanyarwanda babishoboye bafatanyije n'ingabo z'igihugu kurwanya umwanzi haba mu gutahura ibyitso haba mu kwiyandikisha mu kujya mu ngabo z'igihugu ku basore haba mu gutanga umusanzu haba mu nyandiko zisobanura uko ikibazo cy'inyenzi giteye